mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka ngushimire uburyo ukomeje gutanga umwanya wo kugira ngo ugendane natwe mu ijambo ry'Imana, aho turi kwigira hamwe amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Tugeze ku ihame rya gatandatu ritubwira IREMA. Mbese waba warigeze uhura n'ubutumwa buvuga ko umuntu atigeze aremwa, cyangwa se n'isi ko itaremwe ahubwo yuko hari ibintu byasekuranye maze nawe ukaba urabonetse ugiye hariya? Mbese ni ukubyizera cyangwa se kuvuga yuko abantu hari udukoko twagiye tugenda twihinduranya bikageza igihe umuntu wemye aboneka hari wowe nanjye, bikaba bivugwa ngo turi abantu bakomotse ku nyamaswa? Cyangwa se waba wizera ukuri gushingiye mu ijambo ry'Imana kugaragaza ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana? Mu gukurikira iki kiganiro uzamenya byinshi, uzasobanukirwa byinshi bitume umenya uko witwara mu gihe nk'iki. Reka nkwibutse ko uwo muri kumwe muri iki kiganiro ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Mana yacu Umuremyi, tugushimiye uburyo wongeye kutugira neza, tukaba tugiye gukomeza kwiga ijambo ryawe. Udufashe kugira ngo itara ryawe, urumuri rwawe, umucyo umurikira abari mu mwijima utumurikire, kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri wandikishije, kandi Kristo niyerekanwa tuzabashe kumusanganira. Nibyo nisabiye, sabira ntege amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Bibaye byinshi ibyaha by'ab'isi hose, byageze imbere y'Imana, isi ishyize mu rubanza. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'urubanza gisohoye. Nk'abadivanisi umunsi wa karindwi rero twemera ko IREMA ryabayeho, kandi twizera ko IREMA ari igikorwa cyakozwe n'Imana. Imana ni umuremyi w'ibintu byose, kandi binyuze mu byanditswe byera yaduhishuriye igitekerezo nyakuri kirema. Mu minsi 6 uhoraho yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, maze aruhuka ku munsi wa karindwi icyo cyumweru cya mbere. Nibwo yahise ishyiraho isabato kuba urwibutso ruhoraho rw'umurimo wayo w'IREMA wari wuzuye. Umugabo wa mbere n'umugore baremwe mu ishusho y'Imana nk'igikorwa gihebuje kirema. Bahawe ubushobozi bwo gutwara isi n'inshingano zo kuyitaho, cyangwa se kwita ku bituye ku isi. Igihe isi yari imaze kuremwa yari nziza cyane, kandi yagaragazaga icyubahiro cy'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rizagenda ribitwereka mu masomo atandukanye. Uyu munsi icyigisho cyacu kiraba gishingiye cyane cyane mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, niho turibanda. Nyamara bitabujije yuko tuzagera igihe tukagera no mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11, mu mategeko 10 y'Imana, aho Imana yashyize urwibutso cyangwa se kashe sinyatire mu mategeko y'Imana igaragaza ko ari umuremyi, Imana isengwa, Imana yatanze amategeko agomba kugenga isi, agomba kugenga abantu, ko ari Imana Umuremyi. Ibyo ikaba bigaragaje mu munsi wera w'isabato, muri iryo tegeko yashyizemo kashe yayo cyangwa se sinyatire yayo. Nandi masomo menshi tuzabona, yaba ari muri Zaburi ya 19, Zaburi ya 33, Zaburi y'104 n'Abaheburayo igice cya 11. Ibyo bice byose tuzagenda tubigarukaho muri ibyigisho tuziga. Inkuru ya Bibiliya rero igendanye n'IREMA cyangwa se yerekeranye n'IREMA irasobanutse. Ntabwo yagombye kuba inkuru abantu bashidikanyaho, nta nubwo ryabarwa mu gitekerezo cyangwa se mu migani ya yindi bavuga ngo ni imigani yaciwe n'abakecuru n'abasaza, y'abantu bakuze wenda bataramye bagira ngo barebe uko barangaza abantu. Oya, ahubwo ni inkuru y'ibyabaye kandi by'ukuri, nk'uko Imana yabihamije mu ijambo ryayo. Bivuye ku itegeko ryatanzwe n'Imana mu IREMA, ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose byabayeho mu kanya nk'ako guhumbya.
Ibi ngibi tubibona mu gitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 11 habishimangira. Iminsi 6 gusa yari ihagije kugira ngo isi itari ifite ishusho cyangwa se itagira ishusho ibe imaze guhindurwa umubumbe uriho ibyaremwe bitangaje. Isi yacu yari nziza cyane, itatse amabara meza cyane, ibiremwa by'igikundiro biteye amabengeza kandi bikurikiza gahunda mu buryo no mu mikorere yabyo. Hanyuma y'ibyo byose Imana y'igikundiro imaze kwishimira icyo gikorwa iraruhuka. Ngo Imana imaze kwishimira igikorwa kirema nta kindi yakoze uretse kuruhuka. Kubera icyo kiruhuko, ubwiza no gukomera kw'iyo minsi 6 bizakomeza kwibukwa kugeza iteka ryose. Ni ikintu udashobora kwigizayo ngo bikunde, ntushobora kubyibagiza ngo bikunde, kuko iby'Imana yaremye ubwabyo birahari nk'ibihamya bigaragaza ubuhangange bwayo no gukomera kwayo n'ububasha bwayo. Ariko noneho reka turebere hamwe amagambo ya Bibiliya aho ivuga ibijyanye n'irema mu itangiriro. Ijambo ry'Imana ritangira ritubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikikijwe n'amazi n'umwijima. Ku munsi wa mbere Imana itandukanya umucyo n'umwijima, umucyo iwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Ku munsi wa kabiri Imana itandukanya amazi, bituma habaho itandukaniro hagati y'isanzure n'amazi yo ku butaka, bituma ubuzima bushoboka. Nuvuga ngo haboneka amazi ari hasi ku butaka, hahita hajyaho n'isanzure, kandi mu isanzure naho hari amazi aba ari hejuru. Ibyo ni ububasha bw'Imana. Ibyo byakozwe n'Uwiteka mu buryo bwo kugira ngo ubuzima bushoboke. Ku munsi wa gatatu Imana iteraniza hamwe amazi, maze ubutaka n'inyanja biraboneka. Haboneka inyanja, haboneka n'ahumutse. Maze Imana yambika inkombe zari zambaye ubusa, imisozi n'ibikombe. Ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto ziri mu tubuto twabyo, cyangwa se ziri mu tubuto imbere tubasha guterwa, zikwiriye amoko yabyo bitewe nuko Imana yaziremye mu buryo butandukanye. Ibi tubibona mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 12. Ku munsi wa 4 Imana itegeka ko izuba, ukwezi n'inyenyeri bigaragara, ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Ahangaha tubyumve neza, ngo igihe Imana y'ijambo ry'Imana tubwiye ngo umunsi wa mbere Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Uyu mucyo uvugwa n'umwijima, ngo uyu mucyo waje usanga umwijima wari usanzweho. Imana iravuga ngo habeho umucyo. Uyu mucyo nuvuga ngo unyuranye n'umucyo waba ugaragazwa n'ibiva. Nuvuga ngo biratandukanye. Habayeho uburyo bwo gutandukanya umucyo n'umwijima. Imana ivuze ku munsi wa mbere ngo habeho umucyo, umucyo ubaho, ariko noneho habaho kuzashyiraho ibiva bizaza kugira ngo ibyo biva bibe ibifasha mu isi kugira ngo igire ingengabihe, igire uburyo bw'imibarire cyangwa se ukuntu ibihe bizajya bigenda bisimburana. Habeho ibihe by'itumba, habeho ibihe by'urugaryi, ibihe by'umuhindo, habeho uburyo bwo kubara amezi, ibyumweru, ukwezi n'umwaka. Ibyo ngibyo bituruka kuri iyo mibumbe ubwayo ni Imana yashyizeho iyo gahunda. Niyo mpamvu ngo ku munsi wa 4 Imana itegeka ko izuba, ukwezi n'inyenyeri bigaragara kugira ngo abatuye isi bajye babibona. Ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, ku buryo umuntu abasha kuvuga ati izuba rirarashe, izuba rirarenze. Ibyo ngibyo ni uburyo bwo kugira ngo bifashe abaturage b'isi. Noneho ugasanga bavuga ngo mu mboneko z'ukwezi, ukwezi kukaza kugira ngo umuntu abashe kumenya ko ukwezi kumwe kurangiye ukundi ko kutangiye. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ngo izuba ryagombaga gutegeka amanywa, naho ukwezi kugategeka ijoro. Ibyo ngibyo nta muntu wabishidikanyaho, kuko uko Imana yabigennye niyo musanure niko bikiri. Ibiboneka mu itangiriro cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku 16. Imana irema inyoni n'inyamaswa zo mu mazi ku munsi wa 5, iberema nk'uko amoko yabyo ari. Ibi tubona ku murongo wa 21. Bigaragaza ko ibyaremwe byagombaga kororoka hakurikijwe amoko yabyo. Ibyo ni gahunda Imana yashyizeho. Ku munsi wa 6 Imana irema inyamaswa nini, iravuga iti isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari.
umurongo wa 24. Imana mu kurangiza umurimo wayo wo kurema, ibingibi ni byabaye ku munsi wa gatandatu, yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho yayo niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ntabwo byigeze bitwara igihe kirekire, ahubwo nibyo tubona byabaye ku munsi wa gatandatu. Hariho inyigisho n'imyemerere ivuga ngo ntabwo Imana yari kubasha kurema ku munsi wa gatandatu ngo ireme amatungo, ireme ibitubonye inyamaswa zikururuka zifite amaguru ibyigenza, noneho ngo nirangiza ibone n'umwanya wo kurema umuntu. Ibingibi bindi byose Imana yarategekaga bikaba, yavuga bigakomera, ariko umuntu we yamuremye ku ishusho yayo, irabumba, ifata umukungugu wo hasi, igitaka irabumbabumba, irangije umuntu imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ntabwo rero Imana ari igikorwa kuri yo kiremereye cyane, irangije imuremera n'umufasha. Ariko abantu bamwe bakagira izo nyigisho bavuga ngo buriya ngo bishobora kuba byaratwaye nk'imyaka 1000 cyangwa se miliyoni kugira ngo umugore azabeho. Ariko ntabwo ariko Bibiliya ibivuga, ahubwo ngo ivuga uwo munsi wa gatandatu yuko Imana imaze kurema yaremye umuntu afite ishusho yayo, niko yamuremye umugabo n'umugore, niko yabaremye. Itangira igice cya mbere umurongo wa 27. Imana ireba ibyo yari imaze kurema byose, ibona ko ari byiza. Nivuga ngo Imana ishima igikorwa kirema. Itangira igice cya mbere umurongo wa 31. Ahangaha nanone haratangaje, haranababaje. Ni hehe uhera ujya kuvuga ngo umuntu ni mubi, ukitegereza umuntu ngo dore ukwasi ngo ni mubi? Imana ibona ko ibintu byose ari byiza. Icyo ushobora kuvuga ngo ni kibi gishobora kuba ari cyiza ku wundi. Niyo mpamvu igihe cyose uharabika ushaka gutesha agaciro ikiremwa cy'Imana, uba uri mwugaye umuremyi waremye icyo kiremwa. Ugomba kwitonda, kuko Imana uretse ingaruka z'icyaha zishobora kugera mu isi, ariko uvuga ngo Imana iha icyaremwe cyose agaciro kacyo bitewe n'uko Imana isobanukiwe n'umurimo w'ine muko wagenze. Ijambo ryaremye ry'Imana, iryo jambo riteye rite? Umunyezaburi avuga ko ijambo ry'Uwiteka ryo ryaremye ijuru n'isi, umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Ibi ngibi umunyazaburi yabigaragaje muri Zaburi ya 33 umurongo wa 6. Ibi rero tugomba kubisobanukirwa, ni buryo ki Imana yaremesheje ijambo ryayo. Ijambo ryaremye n'ibyari bisanzwe biriho, tugomba kumenya uburyo bitandukanye. Amagambo avuga mu gitabo cy'Itangiriro ngo Imana iravuga iti, ahindura itegeko ry'Imana igikoresho cy'ibitangaza. Aho hantu bavuga ngo Imana iravuga iti, iryo jambo rwayo ngo bihindura itegeko ry'Imana igikoresho cy'ibitangaza bikomeye byabaye mu minsi 6 y'irema. Urebye muri kiriya gice cya mbere hose ugenda usanga avuga ngo Imana iravuga iti, iryo jambo ryo rihinduka itegeko ry'Imana ryo gukora ibitangaza biturutse mu ijambo ry'Uwiteka. Itegeko ryose ryari rifite imbaraga irema ishobora guhindura isi itagira ishusho kandi iriho ubusa, igahinduka paradizo. Nkuko tubona muri Zaburi 33 umurongo wa 9 ngo kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Iki ni igikorwa kidashobora gukorwa n'ikiremwa muntu, nta nubwo ari igikorwa kibasha gukorwa n'umumarayika cyangwa se umukerubi cyangwa umuserafi. Ni igikorwa kibasha gukorwa na rurema wenyine. Mu by'ukuri isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nkuko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 3 habishimangira. Ijambo ryaremye nta kindi kintu gisanzwe kiriho rihereyeho. Nivuga ngo iyo havugwa kurema, ntabwo ari ukunagura, ntabwo ari ugufata igikoresho kimwe ngo kibyazemo ikindi. Oya, ni ukurema ikitari kiriho kikabaho. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Nivuga ngo ibintu tubonesha amaso, ntabwo ushobora kuba wagaragaza matiyeri yindi yaremwe mu izuba, ntayo wabona. Ndetse n'abahanga n'abashakashatsi baravuga bati izuba ryo ni gaze iba yakigurumana, ifite ibirimi bigenda bikagera mu birometero. Ntabwo byakorohera kugira ngo ugaragaze matiyeri yindi yabanje guherwaho kugira ngo ubutaka bubeho cyangwa se amabuye. Nta nubwo wagaragaza inkomoko y'ikindi kintu cyahereweho cyo kugira ngo ibiti biboneke, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana itegeka ko ibiti bibaho, imbuto zibaho, zirimo n'utubuto twazo. Ntabwo Imana yaremye ingemwe, yaremye ibiti bifite n'imbuto. Ivuze birabitegetse birakomera. Ngo hagenda habaho urwo ruherekane rwabo byo, wenda ngo habaho bitoya n'ibinini n'ibikiza n'ibyeze byahise bigaragara.
Imana yaravugaga ikintu cyose kikaza gishyitse kigaragara cyuzuye. Imana irema amatungo ntabwo yavuze ngo ni habeho amagi gusa azaturagwe, ahubwo niyo ngo habayeho inkoko n'urugero ntanze, nyamara zigomba kuzatera n'amagi kandi ayo magi agaturaga. Niyo ngo yaremye ibintu bifatika bigaragara, ahubwo irangije itegeka ko byororoka, ko bigwira. Ubwo ndavuga ku matungo cyangwa se n'izindi nyamaswa. Hano rero ku muntu ho Imana imugezeho imurema mu buryo bwitondewe. Hano rero ikindi tubona, nubwo bigaragara ko hari aho Imana yaremye ihereye ku bintu runaka, nko kuba Adamu n'inyamaswa byarakuwe mu gitaka kandi na Eva agakurwa mu rubavu rwa Adamu, ibyo ngibyo wumve n'umwihariko tugiye kureba, biri mu Itangira igice cya 2 umurongo wa 7 wa 19 no 22. Uko byari bimeze kose Imana niyo yaremye ari ubwo butaka, ni Imana yaburemye, n'izo nyamaswa zakuwe mu butaka niyo yari yaburemye, irangije ahubwo ihita ikoramo ibindi bintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo yahereye mu byakozwe n'undi wese cyangwa se n'ikindi kiremwa, reka da, ahubwo ngo niyo muremyi, kuko niyo n'ibindi byaba byaravuye mu bindi niyo yari yabiremye nanone. Ibyo rero ntabwo bivanaho ububasha bw'Imana bwo kurema cyangwa se kunoza umurimo wayo w'irema. Nkoresha iyo mvugo, impamvu mvuze kunoza ni iki? Naho tushobora kugera ugasanga ngo Imana ibona ko ibintu byose ari byiza, ariko igeze kuri Adamu iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Ibintu ngo yari irimo inoza, ishyira neza, inogereza neza umurimo wayo w'irema. Igitekerezo kirema rero, hari ibibazo byinshi byagiye byibazwa ku byerekeye igitekerezo kirema cyo mu Itangiriro. Gasanga abantu baranditse bagerageje uburyo bwose bwo kureba uko bakora ubushakashatsi, bati ntitubyumva n'ubu, ndetse biracyari intambara kuri bamwe bavuga bati rwose kiriya gitabo ahubwo gikwiye kuvaho. Dukurikije aho ubuhanga bugeze, aho ubushakashatsi bugeze, gikwiriye kuvaho tukareba. Biriya ni ibintu bisa naho byanditswe bivuye aho ngaho gusa byituraho, ariko nta wabyemera. Niyo mpamvu haje inyigisho za Darwin zigaragaza yuko umuntu afite ukuntu yagiye abaho, kavuga ati habayeho udusimba tugenda tugira ari utuguruka, byamababa bavaho azaho udukururuka turagenda tuvaho, noneho natwo turagenda duhinduka inkima nayo igenda yeguka buhoro buhoro, igeregehe yemye, igenda yunamye, ibyo kunama bivaho igenda yemye, haza kuvamo umuntu uhagaze. None se amaherezo noneho nuvuga ngo umuntu nawe azagenda none yongere yuname agenda ahinduka yanyima, cyangwa se n'inkima ziriho none n'inkende n'ingagi nazo zizagenda ariko wenda ubwo twatangiye kujya tuzita n'amazina wabona hari ubwo zigiye kuzabyara abantu. Ese ibyo byashoboka? Ntabwo bishoboka rwose. Hazagira umuntu wakoze ubukerarugendo ambwira ahantu hageze agasanga hari inguge yabyaye umwana w'uruhinja, akaba rwose asigaye wenda afasha mu mirimo runaka, hari n'ibiro akoreramo bizwi ahantu asigaye akora muri minisiteri, ari umwana w'inguge cyangwa se umwana w'ingagi. Nibishoboka. Kabone nubwo twamwita amazina rwose meza cyane, tukanagerageza no kubyitaho, nubwo kwita ku byaremwe ari byiza, nabyo burya biranezerwa, ariko numva ngo ntabwo bishobora guhinduka umuntu nibibaho. Ibyo bibazo rero usanga abantu babyibaza. Mbese ibitekerezo bibiri buri mu gitabo kibanza cya Bibiliya byaba bivuguruzanya cyangwa birahuje? Nabyo tugomba kubimenya. Iyi Imana ivuga ibijyanye n'irema, mbese birarwanyana ku buryo ari ngombwa ko abantu bavuga bati ntabwo bigihuje n'igihe dukwiye kubitesha agaciro bikavamo? Mbese iminsi y'irema igomba gufatwa nk'iminsi isanzwe cyangwa igereranya ibihe birebire by'igihe? Satani ni umuhanga cyane mu buryo bwo kuzana ubuyobe bwe. Ashobora gufata abantu akavuga ati rero buriya ntimuzumve, umunsi uvugwa mu Itangiriro ushobora kuba hari hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 100, cyangwa se ari hagati ya 1,000,000 kugeza kuri 1,000,000 nizi. Ibyo bikaba bigenderewe iki? Kugira ngo birwanye cya cyumweru kirema. Niba hariho gahunda y'icyumweru kirema igendanye n'ijambo ry'Imana, abantu nibumva bigiye mu mamiliyoni n'amamiliyari, kuko hari gishobora kuba ati buri umuntu rwose n'agasimba kambere byatwaye miliyari kugira ngo akandi kabeho y'imyaka cyangwa amamiliyoni ya nayo. None ubwo ngubwo bigatuma igitekerezo kirema, gahunda y'Imana yagaragaje mu ijambo ryayo, kiba giteshejwe agaciro. Niyo mpamvu n'igihe tutega amatwi inyigisho n'ibiganiro dukurikirana dukwiye kwitonda, kuko ibyo uhozaho amaso cyane n'ibyo utega amatwi cyane, igihe cyose byaba bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntibizabura kuguteshura ngo bikuvane mu murongo w'ukuri kwa Bibiliya. Mbese koko isanzure, izuba, ukwezi n'inyenyeri byaba byararemwe gusa mu myaka 6,000 ishize? Impamvu havugwa imyaka 6,000 ni ukubera ko nk'Abadiventisti umunsi wa 7
n'umwuka w'ubuhanuzi, yaba Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza ko iyi si yacu imaze imyaka 6,000. Tukaba turi kwitegura kuzinjira mu gihe cy'imyaka 1,000. Abera bakaba bagomba gukurwa mu isi imyaka 1,000 bakayimara mu ijuru. Ibyo ni ukuri kudashobora gusubizwa inyuma, kandi ibimenyetso byagiye bitangwa bizagaragaza ko icyo gihe kigomba kubaho. Turi kugenda tubikozaho imitwe y'intoki, ibindi turabibonesha amaso yacu muri bihe turimo. Ibyo rero bikaba bisaba ko abantu bitegura, bitewe n'uko kuza kwa Kristo nta kizabihagarika, kandi gahunda Imana yageneye iyi si byanze bikunze igomba kugera ku iherezo ryayo, abera bagataha bakajya iwabo. Igitekerezo kirema igiteye gite cyangwa se kimeze gite? Ibitekerezo bibiri bya Bibiliya bivuga ibyiremwa, kimwe cyo mu itangiriro gice cya mbere kugeza mu gice cya 2 ku murongo wa 3, hakaba n'ikindi cyo mu itangiriro gice cya 2 umurongo wa 4 kugeza 25. Ibi byombi birahuye, kuko hamwe hagaragaza uko ibintu byakozwe mu minsi itandukanye. Umugabane wa mbere itangira igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza mu gice cya 2 umurongo wa 3, ariko mu kindi gice mu gice cya 2 uhere ku murongo wa 4 kugeza 25 hagaragaza noneho uko byakozwe. Igitekerezo cya mbere kivuga uruherekane rw'uko ibintu byose byagiye biremwa. Icya kabiri gitangizwa aya magambo ngo iki ni igitabo cy'urubyaro rwa, ugasanga hagiye kuvuga none urubyaro rwa Adamu. Amagambo akoreshwa mu gitabo cy'itangiriro iyo bashaka kuvuga amateka y'umuryango. Ibi niko byagiye bigaragaza. Urebye nko mu gice cya 5, igice cya 6, igice cya 10 cyo mu itangiriro, mwene ayo magambo yajyaga akoreshwa mu buryo bw'imyandikire kugaragaza inkomoko y'ibintu. Iki gitekerezo kigaragaza umwanya umuntu afite mu irema. Ni umutware, niwe muyobozi. Ntabwo kigiye umujyi umwe, ahubwo kigaragaza yuko umugambi wa byose wari uwo gutegurira umuntu aho azaba. Kivuga mu buryo burambuye ibyiremwa rya Adamu na Eva, ndetse n'ahantu Imana yari yarabateguriye mu ngobyi ya Edeni. Ikindi kandi kiduhishurira mu buryo buhagije kamere y'umuntu n'ubutegetsi bw'Imana, ko ubutegetsi bw'Imana buri hejuru y'ibyo abantu babasha kuyobora. Iyo twemeye ibyo bitekerezo byombi nk'uko bivugwa n'amateka yabyo y'ukuri yo muri Bibiliya, tubona yuko bihura neza n'igice gisigaye cy'ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yose uramutse uvanyeho igitabo cy'itangiriro, byaba bisa naho ari inyandiko iriho idafite inkomoko, idafite n'abo yagenewe. Ariko igihe cyose witaye kuri ibi bice bibanza byo muri Bibiliya bigaragaza inkomoko y'ibiriho n'abantu, inkomoko yacu n'uwabihanze, bituma ibindi bice byose bisigaye bya Bibiliya n'ibindi bitabo bya Bibiliya bigira agaciro, kuko bifite nyirabyo, bifite uwagaragaje ubwo butumwa burimo. Ariko icyo ngicyo kiramutse cyambuwe agaciro, nuvuga ngo na Bibiliya ubwayo nta cyabimariye ikiremwa muntu, ahubwo abantu banezezwa, bazajya bishimira kwiga no gusubira mu bitekerezo byabo ubwabo bihangiye, ariko bidaturutse ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Nimumve bwoko bw'Imana, Uwiteka arabaza ati, ni kuki iminsi yanyu yose yuzuye gukiranirwa? Mbese n'iki nakoze nagombaga gukora? Ngaho mushinga urubanza tuburane. Twumvise ibyo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Ni kuki twarinda gupfa, kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi? Twumvise ibyo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Ni kuki twarinda gupfa, kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi? Iminsi y'irema yo iteye ite? Iminsi y'irema dukurikije igitekerezo cya Bibiliya ni ibihe bisanzwe by'amasaha 28, ntabwo ari imyaka cyangwa se amamiliyoni n'amamiliyoni. Ni amasaha 28, 12 y'umugoroba cyangwa y'ijoro na 12 y'amanywa. Imvugo buragoroba buracya, nkuko tubibona mu itangiriro gice cya mbere umurongo wa 5, ndetse muri kiriya gice cyose muzagenda mubona ngo buragoroba buracya, wo ni umunsi wa mbere, buragoroba buracya ni umunsi wa kabiri. Yakoreshwaga n'ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rya kera mu kubara iminsi. Igaragaza iminsi isanzwe, aho umunsi utangira nimugoroba
cyangwa se izuba rirenze, nuko Bibiliya bigaragaza, ntabwo ari ibyahimbwe n'abantu. Reka ayo masomo tuyasome ku muntu waba akurikiye turi kumwe afite Bibiliya hafi. Reka turebe mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 32. Haradufasha kumenya impamvu hatangira rya jambo rivuga ngo buragoroba buracya. Ndetse noneho turareba no mu gutegeka kwa kabiri, na amasomo abiri adufasha rwose guhita twumva ukuri kwimbitse kugendanye no gutangira kubara. Noneho aha mumenye ko dushobora duhita tugongana n'imitekerereze y'isi, ndetse ari n'ubuyobe bukomeye n'uyu munsi wa none bugihari, aho abantu usanga bavuga ngo umunsi utangira saa 6 z'ijoro. Bihabanye n'ukuri kwa Bibiliya, ndetse bikageza n'igihe abantu usanga batwara ingamira kavuga ati rwose ntabwo ndyama paka saa 6 z'ijoro zigeze nkari burebe igihe umwaka utangirira. Ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Ibyo bintu ni ubuyobe bwaje buzanywe n'abacurabwenge ariko binyuranye n'iby'Imana yagennye. Reka tugere mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 32. Haravuga ngo ujye ubabera isabato yo kuruhuka, wibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Urumva ko Bibiliya iri kugaragaza ko umunsi utangira nimugoroba ukageza kundi mugoroba. Noneho mu gutegeka kwa kabiri kiriya gice twavuze cya 16 umurongo wa 6 havuga ngo iki? Ahubwo ahantu Uwiteka Imana yawe izatoraniriza kwashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ari utambira umwana w'intama wa Pasika nimugoroba izuba rirenze mu gihe cyo kuva kwawe muri Egiputa. Urumva Imana iragaragaza ko ari igikorwa kigomba gutangira nimugoroba. Noneho rero ni naho ijambo ry'Imana ritwereka yuko umunsi w'isabato nawo utangira nimugoroba izuba rirenze, ugasoza nanone isabato kundi munsi izuba rirenze. Nivuga ngo umunsi utangizwa nijoro, buragoroba buracya. Umugoroba umwijima ni wahoze ubundi kisi, haza umucyo. Nivuga ngo umucyo waje ubisikana n'umwijima wari usanzwe, bityo rero bituma umwijima cyangwa se umugoroba ni umanziriza umunsi. Byaba nta shingiro bifite kuvuga yuko iyo mvugo isobanura iminsi isanzwe mu gitabo cy'Abalewi, byagera mu itangiro igasobanura imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Igihe rero waba ubusanyije aya magambo ya Bibiliya nuko yanditse nuko kuri kuvugwamo, mu by'ukuri bya bisa naho bya Bibiliya bitaye agaciro. Ijambo ry'igiheburayo ryasobanuye ngo umunsi mu gice cya mbere cy'itangiriro mu giheburayo ni yomu. Igihe ari byo yomu igaragajwe n'ijambo riranga umubare, iba igaragaza cyangwa isobanura umunsi w'amasaha 28. Mu ndimi z'umwimerere zanditswemo tuzi ko isezerano rya kera ryanditswe mu giheburayo, isezerano rishya rikandikwa mu kigiriki. None urumva ngo hakoreshejwe mu giheburayo yomu. Yomu rero bivuga igihe kingana n'amasaha 28. Ntabwo ari imyaka igihumbi, si imyaka amamiliyoni. Icyo ni ikindi gihamya kigaragaza ko itangiro rivuga iminsi isanzwe y'amasaha 28. Hari mu itangiriro igice cya 7 umurongo wa 11 ndetse no kuva igice cya 16 umurongo wa 1. Aho naho nandi masomo tubona rwose agenda agaragaza kwa kuri twari twamaze kubona ko hejuru havugwa iminsi isanzwe. Amategeko 10 atanga ikindi gihamya cy'uko igitekerezo kirema kivuga iminsi isanzwe. Mu itegeko rya 4 Imana iravuga iti wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Hano Imana iragaragaza ko imirimo cyangwa se iminsi y'akazi ni iminsi 6, uwa 7 ugahinduka umunsi w'ikiruhuko w'Uwiteka. Ntabwo ari umunsi umuntu yihitiyemo, ahubwo n'uw'Imana yahisemo, n'uw'Imana yagennye, yikubitiye umunsi yagennye wayo. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwacu. Aho nuvuga ngo n'umushyitsi uri iwawe, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibintu byose, akaruhuka kuwa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ibi tubibona mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza 11. Mu magambo make Imana iributsa igitekerezo kirema. Umunsi wose nkuko twayibonye ari wo witwa yomu, nuvuga ngo umunsi w'amasaha 28 wahariwe igikorwa kirema. Isabato iba umusozo w'icyumweru kirema. Bityo rero isabato y'amasaha 28 yibutsa icyumweru gisanzwe kirema. Imana iramutse yumvikanye ntiyavugaga ibihe birebire,
itegeko rya kane ryatakaza ubusobanuro bwaryo. Igihe rero abantu bashatse kuzana inyigisho zigaragaza ko iriya minsi ivugwa atari iminsi isanzwe, ni uburyo bwo gutesha cyangwa se bwitesha agaciro amategeko y'Imana. Hari abitwaza amagambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8 havuga ngo ku mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, kugira ngo bagaragaze yuko iminsi y'irema atari iminsi isanzwe y'amasaha 28. Bibagirwa gusoma igice giheruka cy'uwo murongo kivuga ngo kuko imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Unyumvire, hano niba ngo ni imvugo ya gihanuzi, biba bije mu buryo bwa gihanuzi, kuko ahaheruka huye murongo haravuga ngo kuko imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Abasobanura iminsi y'irema nk'aho ari imyaka magana cyangwa ibihe birebire bitagira iherezo by'imyaka magana n'amagana, bashidikanya ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko inzoka yabikoze igihe yashukaga Eva. Kuko icyo Satani yakoze igihe arihanze mu nzoka, yakoze ku buryo Eva ashidikanya ku magambo cyangwa se ku butumwa Imana yari yatanze. Nimuze mwese tujye inama, Uwiteka Imana ivuga. Nubwo ibyaganyo byaba byinshi, birababarirwa byose. Nimwumve ijwi ryayo, nimwinangire, iki ni cyo gihe cyo gukirizamo. Kumva ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Ni kuki twarinda gupfa, kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi. Kumva ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Nimuze dusange Yesu, dore aracyari ku ntebe y'imbabazi. Kumva ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Nimuze dusange Yesu, dore aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ese ubundi iyo Bibiliya itubwira ijuru ni iki? Abantu bamwe bibaza cyane ku magambo avuga ko Imana yaremye ijuru n'isi, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1, ndetse no mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1. Twongera kubibona no mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 11, kandi ko yaremye izuba, ukwezi n'inyenyeri ku munsi wa 4 w'icyumweru kirema, hakaba hashize imyaka isaga 6,000. Ijambo ry'Imana ryongera kubishimangira ko Imana yari yabiremye, nk'uko tubona mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 19. Mbese koko icyo gihe nibwo ibiremwa biboneka mu ijuru byose byabayeho? Icyumweru kirema ntikivuga ijuru Imana ibamo uhereye kera kose. Ijuru rivugwa mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 ndetse n'icya 2 ryerekeza ku izuba n'indi mibumbe irigaragiye. Ubwo rero aho kugira ngo isi be ikiremwa cya mbere cya Kristo, ahubwo bigaragara ko yaba ariyo yaremwe bwa nyuma. Bibiliya ivuga iby'abana b'Imana. Bishoboka ko baba ari ba Adamu batuye indi mibumbe itaracumuye, bakaba basabanira n'Imana ku mpera y'isanzure, nk'uko bigaragara muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza wa 12, ahagaragaza ko abana b'Imana bari bateranye, maze na Satani akaza muri bo. Icyo gihe yaje ahagarariye isi, kuko yari yarabashije gucumuza Adamu na Eva, asigara ari nka we represent, ari we ugaragara userukira iyi si yacu. Kugeza ubu ubushakashatsi mu by'ikirere ntiburavumbura undi mubumbe utuwe. Bigaragara ko iyo mibumbe iri kure cyane y'iki kirere cyacu cyangijwe n'icyaha, kandi ikaba itaragezwemo n'icyaha. Ni ukuvuga ngo iyo mibumbe yindi iri kure cyane, ntabwo umwana w'umuntu wacumuye arabasha kugera aho ngaho.
ahubwo abana b'Imana bazabasha kuhagera muri cya gihe bari mu rugendo rw'iminsi 7 ubwo bazaba batashye bagiye budapfa bari kumwe na ntama w'Imana. Niyo mpamvu nk'abantu binjiye muri iri hame ridufasha gusobanukirwa n'Imana Umuremyi, ridufasha gusobanukirwa n'inkomoko yacu, dukwiye gusaba Imana kugira ngo mu byakorwa byose twirinde kurwanya ubushake bw'Imana, twirinde gufata iby'Imana yaremye cyangwa se gahunda Imana yashyize ngo twumve ko twayitera ngo tuyijyane kure, cyangwa rimwe na rimwe twogagize n'inyigisho wumve ko umuntu yavumbuye kuko avuze ngo reka da ngo buryo ngo ni imyaka myinshi yavugwaga, si umunsi umwe, si iminsi 6. Ibyo Satani abikora kugira ngo agenze ate arwanye icyumweru kirema, kandi narwanye icyumweru kirema ni nabwo azaba arwanyije amategeko 10 y'Imana ndetse n'Isabato irimo, ni nabwo azabatumye abantu bata Imana burundu, aho gusenga Umuremyi bagasenga ibyaremwe. Iyo ni imyumvire Satani agenda azana kugeza igihe umuntu yakumva ko ashobora kuba yabaho afite ubundi buryo yishingikirijeho cyangwa se n'ibindi yahanga. Harimo abasenga inka, hari abasenga ababyeyi babo, hari abasenga abazimu n'ibindi n'imyuka itandukanye. Ngo Satani ibyo abikora mu buryo bwo kugira ngo ateshe agaciro igikorwa Imana yakoze cyangwa se ububasha bw'Imana nk'Umuremyi. Imana idufashe kugira ngo mu gutangira uburyo bwo kuziga ibigendanye n'irema dusobanukirwe uko natwe ubwacu turi biremwa by'Imana, kandi Imana ntigarukira mu kurema mu kuba yararemye gusa ngo berekeraho, ahubwo ikomeza no kuturema bundi bushya tugahabwa imitima mishya, igakomeza kutwitaho uko bukeye n'uko bwije kugira ngo Kristo niyerekanwa tuzasangwe turi ku rugero Imana ishaka. Imana itugire neza mu izina rya Yesu.